simple maratsinzwe dude jadi ntabwo nari mpano I was not there so nitwebwe iri ni ijambo Yesu yabwiraga Petero ariko Petero yapfude uyu munsi ni njyewe ni wowe ubwo rero uko tumaze guhinduka reka dukomeze bagenzi bacu nabwiye ko ari amakorali ariko nabwiye ko umuhanzi umuhari ari ngengenye sibyo ahandi bose ni amakorali urumva baririmba indirimbo ndabise bafashwa cyane barashaka gufashwa iyo ninjiye mu rusengero iyi ndirimbo yanjye cyangwa watoye mufashwe kuki mutumva mwumva ntimukurikire injyana mwumva amagambo iyo ninjiye mu rusengero protokoli nasikamurira bakagira n'ubwuzu bati Yesu ashimwe ubu n'ubugira gatatu iriza muri rusengero asangira n'abakristo kurondera iyo ninjiye mu rusengero protokoli nasikamurira banyagira n'ubwuzu bati Yesu ashimwe I love you so much. Can we stop and look up? By the way, now my name is yes. Muribuka umunsi bwa mbere nza hano naharaniye kugira ngo mbashe guhabwa umugisha muribuka iki aje sinakoze ndibuka yo hano mwambere abantu Yesu you are so special itoro Bethsaida kinyewe n'umuryango it's my family that's why I love you so much arishese nakose nagiye mbwira Pastor Ugamba na Pastor Giwaseranda bikabiganza baransengera kuva umunsi I'm a different man yes uwe msimona no we msimuza mahanga kugira ngo magutse mu rugo abigoye cyane ariko Bethsaida murabizi namwe kuko ni mu rugo ariko ndashima Imana kuko ntunzwe n'umwuga wanje ari gukorera Imana sibyo imera mama rero yavuye mu mafaranga nakoreye aba nigeze nsarira maze kubona amafaranga nakuye mu cyacu abantu batandukanye cyane bagaye como tambaye neza kangusa cyacumi nabari cya pasiteri cyacumi sikitore cyacumi n'ikimana turakibaza none se Imana biri hano
ntabwo bikureba. Maraki gatatu umurongo wa karindwi wa munani wa cyenda wa cumi. Abashidikanya ku cya cumi ntabwo muzatera imbere. Mutange icya cumi mutitanga igitama Imana izabafasha. Ndikubwiriza I'm very serious. Niyo mpamvu nambaye neza gutya. Umuntu bitangaza. Mama wanjye nabwiye ko ari gukurikirana ibintu afite iterambere. Mama ndagukunda cyane. Okay, ubu ni Ramzani. Ariko noneho tuba tugushisha kugira ngo twishime. Ni byiza cyane kwishima imbere y'Imana. Biba byiza cyane. Tugiye kwagira abakozi b'Imana United Gospel Forum niyo bategereje igikorwa bafite ijambo ritari rigufi cyane. Reka na kimwe wa visiona cyangwa unagize igitekerezo cy'uko umunsi mpuzamahanga wagerwaho hano. Ni umwana muto cyane ndamuruta kurusha imyaka n'imbaraga ndazimurusha, so ndi mukuru kuri we. Amashimesha twagira umunyamakuru Karimishabo Isa Noel neza amashimesha cyane. Amashimesha ndagira ngo bagirana Uite mu izina rimwe ry'urugero Media Group, please nasaba iyi foto nukuri umbabarire urwo turuzemo nawe nuzemo and then duhagarare kwari ku ruhimbi. Iyi ni mikoro, iyi nayo mikoro yawe. Muri dipu cyangwa muri byo muri tekiniki naza kwakira ndetse na perezida w'igikorwa United Gospel Forum ariwe Emile. Yes, nawe araza kugera hano ati cyavuga gito cyane. Hagati aho ikababwira ikindi kintu ijambo ry'Imana umubwiriza w'uyu munsi kira mugenzi wawe ndamugutuye. Haleluya. Yesu Kristo ashimwe kandi icyubahiro kibi cy'Imana. Haleluya. Ngunda Bibiliya ijambo ry'Imana. Hari Bibiliya yera, hari Bibiliya ntagatifu, hari Bibiliya ijambo ry'Imana, ariko byose ni Bibiliya. Ni ibyanditswe byera. Mu cyongereza babyita ngo ni Holy Scriptures. Ibyanditswe byera. Ni ubuhanuzi, bamwe baravuga ngo ni ubuhanuzi butavangiye. Haleluya. Abandi bakavuga bati ni igitabo gihambaye. Kugeza ubu ngubu iyo urebye ku isi hari abahanga bagiye baba ku isi banditse ibitabo bitandukanye. Kugeza ubu ngubu urutonde rw'ibitabo 10 bikunzwe bya mbere ku isi, Bibiliya nicyo gitabo cya mbere. Iki gikurikira kirusha harimo intera ndende cyane. Bibiliya ni igitabo kikubwira aho wavuye, aho uri, ndetse n'ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu turimo. Niyo mpamvu muri igitabo Bibiliya. Haleluya. Reka nsabe abakozi b'Imana bo muri abakorera Yesu kwaya ADPR Merdi baduterere haleluya 3. Haleluya zacu ndeke kwijijisha. Rimwe kabiri gatatu. Reka tubwire tubashimire cyane ADPR Merdi abakorera Yesu ndetse na Betsida kwaya nangitere haleluya 3. Murabizi hano ni fire, ntabwo ari umuriro, ni fire. Haleluya 3. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Reka tusabe na Light Gospel kwaya haleluya 3. Rimwe kabiri gatatu. Boanegis abana b'inkuba. Rimwe kabiri gatatu. Urakoze cyane Yesu Kristo ashimwe kandi ahimbazwe.
haleluya cyangwa se iyo ndamukanyo y'abana b'Imana hari byinshi kuraho, hari byinshi isenya kandi hari n'ibyo yubaka. Haleluya. Niyo mpamvu rero mu rusengero mu iteraniro izo geste nizo ziba zikenewe. Hari umuntu uvuga ati ese haleluya haleluya ibyo biba bivuze iki? Amen amen. Cyane cyane ngo ahangaha harimo ababa baje ari bashyashya batarakira Yesu Kristo, ariko twakubwira ngo haleluya hari byinshi ikuraho, hari n'ibyo yubaka. Ntabwo dutinda muri ibyo turagaruka ku gikorwa nyir'izina cyaduhurije ahangaha no munsi mpuzamahanga w'amakorali. Kuri inshuro Bethesda Holy Church tukaba twagiriwe umugisha wo kwakira uyu munsi. Ni ikintu gitangaje cyane. Haleluya. Ikigaragara ko nta kabuza hari umugambi Imana ifite kuri iri torero. Igikorwa mpuzamahanga mu itorero Bethesda Holy Church kuva muri 2005. Ibyo pastor, kuva muri 2005 igikorwa n'iki kikabera ahangaha. Reka duhe Imana icyubahiro. Iki gikorwa rero igitekerezo nyir'izina cyatangiye gute? Ndagaruka ku buhamya gatoya, ubundi ngaruke no ku gitekerezo. Ndibuze kwakira bagenzi banjye twateguranye kino gikorwa, baraza kuzanga mu kanya gatoya murababona. Uko mundeba ahangaha nitwa Isa Noel Kanijabo, aba ndi umunyamakuru kuri Radio Tike, ariko nkaba ndi n'umukristo. Haleluya. Umunsi mpuzamahanga w'amakorali, igitekerezo cyatangiye nigaga mu Ruhengeri, ariko noneho nza kwakira agakiza mu mwaka w'2007. Nakiriye agakiza byabaye ngombwa yuko njya muri korali. Hari korali nahita nka korali yitwaga korali Umunezero, ariko ni nka groupe yari y'abasore bageze muri 5. Umwe yari amaze kugenda, yari amaze kuva ku ishuri, nanjye ndaza nyinjiramo. Ariko noneho nyakira agakiza baravuga bati twigaga kuri icyo kigo turi abana b'i Kigali bari babiri. Baravuga bati si aba bana umwana w'i Kigali yakijijwe, wandi twari tuzi wambaraga amapoketi, wambaraga goteri. Birabatangaza cyane. Haleluya. Byarabatangaje cyane, ariko Yesu Kristo yarushatse n'ahantu bamuciki. Reka ko kuri iyo groupe yabagamo abana b'abanyaruhengeri gusa. Ngenda no munyakigali. Bavuga bati abana b'i Kigali ntabwo bajya bakizwa, abana ariko noneho batangazwa abantu baravuga bati iriya korali kuva yabaho yari imaze imyaka ndumva nk'ine, nta wundi muntu wayibayemo utarakomokaga hitwa mu Burera. Mu Burera murahazi bavuga Ikirera mwa. Ikirera cyenda kumera nk'Ikigoyi ukuntu, hari n'izindi ndimi zigiye zitandukanye zishamikiye kuri urwo zo hakurya muri Uganda hafi ya za Burera. Baravuga bati ni gute ibi wasangaga amagrupe yawo cyangwa se amakorali abamo abantu bo muri ako gace. Ntabwo washoboraga kubuturutsa ahandi ngo bakwemere, kandi cyari mu kigo cy'abanyeshuri n'ibintu byikoraga gutyo. Nza gutekereza nkigera i Kigali ndangije kuri icyo kigo, yaza ndareba nza gusanga ko no mu makorali ibyo bintu bijya bibamo. Ugasanga korali runaka hari ab'i Bugesera, hari abo ku Gishushu, hari abo ku Ruhubu, ibwamo n'abantu b'i Butare, ibamo n'Abatutsi. Hari korali. Haleluya. Dufite korali z'Abatutsi, dufite na korali z'Abahutu. Iki ngiki Shemon Church, igisibo kubabwiriza butumwa, ku bakozi b'Imana. N'ikintu umuntu araza agafashwa ahangaha, umuntu akishima, ariko mu by'ukuri agifite ya myumvire tutirije wacu ni runaka, na wa wundi kuririmbira kuri iyi mikoro ni runaka. Icyo kintu kigatubamo. Icyo kintu rero, iyo barriere cyangwa se ibyo bihanda bikiri wenda bitewe na background cyangwa se amateka y'igihugu cyacu cyagiye kinyuramo, ntabwo byakagombye kuba bikiri mu bakristo. Naje kwibaza icyo kintu, nza gukora ubushakashatsi nsanga hari icyitwa International Choir Day cyangwa se World Choir Day, umunsi mpuzamahanga w'amakorali watangiye mu mwaka w'1990, utangirira muri pays Scandinave, ibihugu biri mu majyaruguru y'Uburayi, ibihugu bikonje cyane. Utangirijwe n'umugabo waturukaga muri Amerika y'Amajyepfo, muri za Argentine n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ndavuga uyu munsi
soma insanganyamatsiko yabo ngo nibyo babagendereye ko ruhuriza hamwe abakristo bakimakaza indangagaciro za gikristo. Ndavuga iki kintu ni gute gishobora kuza mu Rwanda, nibuka gitangira na Radio Authentique ari mu 2011 cy'ikimomeza kugitekerezaho cyane bitewe na experience nagize ubwo nari ndi mu Burera. Ndeba ni Butare muri kaminuza nabyo ugasanga ibyo bintu bigiye birimo n'ahanga byatandukanye no mu nsengero zigiye zitandukanye, ugasanga mu rusengero rwakanaka ngashaka yego ntabwo nande cyangwa wajya ko ukabona umuntu uvuga butumwa aje kubwiriza uhise wisohokera cyangwa se ugafungura telefone ugakushaka ibyo ukora. Ibyo bihanda rero bigiye bitandukanye bibarizwa mu matorero. Nibwo naje kubona uwo munsi maze kubona ari mu 2011 tugera 2012 ntangira gushaka niki cyakorwa, ndatekereza ariko nkumva ntabwo Imana yari yakagera igihe ivuga ati bitangire cyangwa se bikorwa. Ejo bundi mu mwaka wa 2012 ugitangira hari abakozi b'Imana bamwe twicaye turabiganira, numva ntabwo icyo kintu bacyumvishe neza, ariko bifata amezi agera mu 10 muri 2011 ugitangira. Ejo bundi Ugushyingo nibwo naje kwegera umugabo Emile Rutagengwa. Haleluya. Betsida mufite abantu b'abagabo. Haleluya. Bwira mugenzi wawe nimusengera muri Betsida bweti Betsida dufite abantu b'abagabo. Niyo waba uri umugore n'umugabo usengera muri Betsida umuntu w'umugabo. Iyo tugiye mu rukiko hari abitwa ba eyewitness, hari eyewitness na ear witness. Umuhamya wabyumvishe nimba harabaye urubanza runaka, hari wabyumvise, hari n'uwabyiboneye n'amaso imbona. Icyo gihe bahamagaje mu rukiko témoin oculaire cyangwa se témoin oculaire araza, bamuhamagaza nk'umugabo ntabwo bamuhamagaza nk'umugore. Niyo waba uri umugore uza nk'umugabo. Niyo mpamvu rero Betsida mufite abantu b'abagabo. Muri abo bagabo rero hari benshi bazakora byinshi, ariko umugabo witwa Emile musaba baza ahangaha icyo kintu narakimuganirije. Emile Rutagengwa ndakimuganiriza nabwira Emile ko imeze gutya na gutya. Ndakimuganiriza Emile aracyumva yumva uburemere bwacyo, ahita ambwira ati urabetse gatoya. Yaragiye abisigaho arabisengera, nyuma y'igihe gito yarambwira ati cya gitekerezo ni ikigabo ntabwo ari ikigore. Yarambwira ati cya gitekerezo ni cyiza cyane. Turakiganira turicara turakinonoza. Ari mwaka wa 2013 ndimo mvugiramo murimo munyumviramo turanga muri Betsida. Ubwo ejo bundi mu 11 mu cyumweru cyawe cya mbere Emile arambwira ati dukora iki. Nibwo twavuze tuti n'abarambwira ati ibyo bihanda koko usanga bihari. Yagerageje kumva abantu benshi bagiye batandukanye birahari. Nibwo twagiye dushaka umugabo witwa Pastor Samuel Byiringiro. Arambwira ati ngiro tugishakira umushumba atugira inama gisengera gihe umugisha. Icyo gitekerezo turagenda turamusanga, tugenda twihuza n'abandi bagiye batandukanye. Turavuga tuti ese ku igihe cyagiye cyo kubitegura ku itariki 8 ni igikorwa gisanzwe kiba ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa 12. Itariki 8 ngo uburenze icyumweru cya mbere ugiye mu cya kabiri. Nibwo rero twagerageje dukora inama zigiye zitandukanye, turahura turaganira, dushyiraho itsinda ryitwa United Gospel Forum. Ririmo abakristo baturutse mu matorero atandukanye mu rwego rwo kugira ngo duhurire hamwe dushyireho ingamba tugisengere turebe ko Imana yadukoresha ibikomeye, kuko Imana yacu turabizi ikunda u Rwanda kandi ikunda n'abanyarwanda. Haleluya. Hirya no hino wumva ngo batimanye, umugore n'umugabo bashakanye bambikanye impeta badivorshije umunsi ku munsi, ariko mu by'ukuri ibyo ntabwo byakagombye gukomeza kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Dufite abakristo benshi, iyo tuvuze ngo we umubare w'abanyarwanda benshi ni abakristo 98%. Uyu munsi rero icyo ugamije no kwimakaza indangagaciro za gikristo, abari mu makorali bakagerageza kuba ambasaderi beza baho batuye, bakaganira kenshi na kenshi usanga tuba abakristo bo ku cyumweru. Ntabwo nizimba mu magambo. Ndabwira Emile hari inshingano, hari mission dufite, hari intego
y'itsinda ryo kugira ngo duhurize hamwe abakristo batandukanye, twegere abo muri Zion Temple mu itsinda, hari abo muri ADPR, impamagara Charles Mudagiri akaba ari mu bayobozi bakomeye muri ADP, nawe naramwegereye wahaguruka ukaza, nawe ni umwe mu bagize iri tsinda. Ariko kandi Muzerwaka Peter utadamukunda cyane no gusobanukirwa ibyanditswe. Hari kandi Noel Nkundimana ni umuyobozi wa Radio Umucyo, nawe naje kumwegera muri iryo tsinda. Hari Marie Jeanne Neema ni umunyamakuru turakorana, umukozi w'Imana. Ndumva aho ngaho perezida. Reka noneho twakire perezida agire ikintu atubwira ku ntego, kuri misiyo, ku nshingano dufite mu itsinda hamwe no kuyoborwa n'Imana. Perezida ijambo rye. Murakoze cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Abaririmbyi haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Torero ry'Imana haleluya. Ya, ntabwo ndi butinde amakuru n'amavugo uyu munsi yavuze, gusa icyo mvuga ni kimwe cy'ingenzi. Turashimira Imana yo mu ijuru, ntabwo ari ku bwacu, ahubwo ni Imana ifite umugambi kuri twebwe, ndavuga njyewe nawe cyangwa se umuryango w'Abanyarwanda muri rusange. Haleluya. Ibibazo birahari kuko bitandukanye abantu, ngira ngo ahari nigeze kubwira abo twari kumwe, abo tumaranye iminsi itari myinshi bitwa Right, arabwira ngo njye nabonye umuntu uhagaze ahamya ibintu byiza, mu kindi gihe gitoya mbona ariwe wahindutse umushenyi wabo cyangwa se ariwe watangiye kubyangiza. Ibyo rero byose ni ibihano. Mpamvu nyamukuru uyu munsi rero kuri twebwe nk'Abanyarwanda, abasubira mu mateka, misiyo yacu ni ugushaka icyahuza Abanyarwanda cyangwa se icyabumba umuryango nyarwanda, ariko noneho tugendeye ku ndangagaciro za Gikristo. Haleluya. Twararebye dusanga ahari twari gukora nk'uko turi 4 cyangwa se 5, uvuga ngo tugiye gushinga wenda association cyangwa se umuryango udaharanira inyungu, uvuga ngo tugiye gukora icyo kintu, ariko naje guhishurirwa cyane yuko abishyize hamwe kandi n'ibyo koko Imana irabasanga. Haleluya. Ndibuka nkomoze ku kiganiro cy'inama y'umushyikirano yabaye ejo bundi, ejo ngira ngo niba nabyumva kuri televiziyo bavuga ngo niyo twakora dute, niyo twaba dufite ingufu zingana zite, ntabwo iterambere twifuza kujya ntabwo twazahagera tudakoranye n'amahanga. Haleluya. Bethesda Choir aho mwifuza kujya mwazahagera mudakoranye n'andi matsinda angana gutya. Buri tsinda ry'ibanze hanyuma rikugiye ngo ntabwo twazahagera tudakoranye n'aba ngaba. Ingufu zawe ni nkeya, ziri limite, ariko ni wafatanya n'undi, ingufu zawe zizabasha kugera kure cyane. Haleluya. Ngiyo rero isa nk'ari misiyo dufite, niyo gukora uko dushoboye ko ariko kose mu ijwi ry'abaririmbyi tukarangurura, tukavuga amahoro, tukavuga ubumwe, tukavuga urukundo kandi bituruka kuri Yesu Kristo. Twagira umugisha w'Imana rero, twabitekerezaga ari cyo bita churches. Mwese ni mukizi? Urakizi aho muri ADPR cyane ngira ngo ahari twumvaga dufite byite nka ntabwo ndi byite